Hari ibintu abagabo benshi banga cyane ariko ntibabivuge. Uyu munsi reka mbikubwire kugira ngo wirinde gukora aya makosa ashobora kwangiza relationship yawe. Tugiye kureba ku mwanya wa mbere ikintu abagabo banga urunuka ariko badakunda kuvuga. Icya mbere ni ukutubahwa. Buriya abagabo benshi banga cyane cyane kutubahwa cyangwa se kwiyumvamo ko atubashywe. By'umwihariko iyo bari imbere y'abandi. Akenshi iyo umugore atamuhesha agaciro cyangwa se adashaka kumwitaho ngo bigaragare ko amwubashye, biramubabaza. Niba uri umudamu cyangwa se uri umukobwa witegura gushaka, uzagere mu rugo ariko uzi ko iki kintu ari ngombwa. Ugasanga umugabo wawe uragaragara ko utamwitayeho, uri kumubwira amagambo wishakiye mu bantu, uri kumusubiza uko wishakiye mu bantu, arakubaza ukijugunya hejuru. Iki kintu abagabo ntibaba bashaka ko kigaragara. Wamusuzugura ukamusuzugurira mu rugo ariko utabigaragaje mu bantu. Iyo umugabo yatangiye kwiyumvamo ko atubashywe, buriya urugo ruba rwatakaye. Iki ni ikintu abagabo hafi ya bose bahuriraho kandi koko banga urunuka. Reka tugende ku mwanya wa kabiri. Kuvuga cyane ariko udashaka kumva. Buriya kuvuga gusa wowe udashaka gutega amatwi nabyo birakaza abagabo. Akenshi abagabo bakunda kumva kuruta kubwirwa. Ntabwo ari ukuvuga ngo wenda ngo uzamubwira ababare, ariko iyo ashaka kukubwira ugaca bugufi ukabanza ukamwumva, ibyo ushaka kuvuga nawe ukaza kubivuga. Abikunda kuruta uko washaka gutangiza amagambo we ngo aze kukumva nyuma. Aha biranajyana na rya hame ry'ukuntu n'ubundi abagabo baremetse mu cyubahiro cyabo. Nushaka kubanza kududa amagambo ataratangira kuvuga, ntabwo bizavamo muzanarwana. Ni byiza ko umureka akabanza akakubwira, ugatega amatwi ukumva, ukanamusaba imbabazi, hanyuma ugahita umubwira uti ariko rero hariya nawe wakosheje cyangwa se biriya ukoze ntabwo ari byo. Buriya uburyo bwiza bwo kuvugana n'umuntu w'umugabo rwose ni ukubanza kumutega amatwi. Icyo uba wagitsinze. Reka turebe ku mwanya wa gatatu. Kugereranya umugabo n'abandi bagabo. Urugero nko kuvuga ngo uriya mugabo niwe umeze neza kukurusha, cyangwa se mbona urugo rw'uriya mugabo rwiyubashye pe ugereranyije n'izindi ngo ndetse n'urwacu rurimo. Buriya umugabo aba yarangije gucika amazi mu rugo rwe, atangira kumva ko nta kintu amaze. Abadamu mukora ibi bintu n'abakobwa mwitegura gushaka urugo ariko ukumva ko uzajya ugereranya ibintu, ni bibi cyane. Cyangwa se ukumva umugore aravuze ngo reka bari abantu bahore barya inyama, mwahise bameze nkatwe ko urugo rwacu rukennye. Ntabwo abyumvira muri ibyo uvuze gusa, yumva ko ari we uvuze ko akennye. Reka turebe kane. Gukoresha amafaranga nabi. Abagabo benshi ntibakunda abagore bakoresha nabi amafaranga, icyo wakita gusesagura. Ugasanga mwari mufite amafaranga yo kuzigama, hanyuma wowe utangiye kuyafata, urimo urayagura inyama, uri gutwera inshuti zawe, uguze inkweto y'ibihumbi 80, ikintu mutaganiyeho ntuba wemerewe kugikoresha amafaranga yaguhaye. Naguha ibihumbi 100 byo guhaha, ukaza ukamubwira ko hari mwene wanyu waguriyemo ngo fanta, hari n'undi wahayemo ibi, birangira mushwanye. So it's better ko ikintu niba ugiye kugikora mubanza mukakiganira. Abagabo bakunda kuganira, ubwo binajyana na cya cyubahiro cyabo. Iyo utamuganirije ku kintu ukagikora wenyine, rwose ingaruka urazirengera. 5. Kutagira gahunda. Ibi ngibi byo nko guhora utinda buri gihe, ukumva ntushaka gutegura ibintu neza, ibi ngibi abagabo barabyanga. Ntugira gahunda yo kuba wateka mu rugo rwawe, ntugira gahunda yo gusasa, ntugira gahunda yo gukora amasuku mu nzu yawe niyo yaba ari rimwe mu kwezi, ibintu bihora ari iby'umukozi. Nyine mugiye gutaha ubukwe ngo nibwo ugiye gukoresha imisatsi. Abagabo ibi ni ibintu biba disturbinga, nubwo atabikubwira ariko barabyanga. Agenda yiga uburyo bwo kwijyana wenyine mutanajyanye kuko azi ko nta gahunda muri wowe ugira. So ni byiza rero ko abadamu cyangwa se abakobwa tugira gahunda muri relationship zacu. 6.
drama nyinshi zidafite impamvu, ugasanga uri kuzana udukimbirane twa hato na hato turi aho ngaho, niba wenda ngo yandebye nabi, ngo kuki wandebye nabi, ngo ariko hari ahantu buriya wari ushatse kuvuga iki, nyine umuntu uhora wiyenza kandi vraiment nta n'umuntu umukunda, umuntu uhora ushora udutiku nta muntu n'umwe umukunda. Abagabo rero ni ikintu bazira urunuka, guhora ushotorana uzana utuntu rwose, iyi sharijeri yanjye, aya masogisi uyashyize hehe, ese wantwariye umwana kwa muganga, abandi bagabo batwara abana kwa muganga wowe ntumujyanye, nyine guhora wiyenza umushiha uzana utuntu tw'utubazo tudashinga. Iki ni ikintu abagabo banga nubwo batabivuga ariko bacyanga urunuka. Reka turebe rero ku mwanya wa 7 ikintu abagabo banga, umukobwa witegura kurushinga cyangwa se umugore ururimo ugomba gutandukana nacyo, ni ikintu bita kutita ku isuku no kwiyitaho. Iki cyo abagore nongere mbisubiremo n'abakobwa, isuku n'imyitwarire myiza ni ingenzi cyane. Kutabyitaho rero bishobora gutuma umugabo agutakariza interest cyangwa interest, bisobanuye ngo iki, bishobora gutuma nyine agutakariza icyizere, agutakariza ukuntu yakurebaga, agutakariza ukuntu yumvaga agukunze. Iki ni ikintu abantu benshi batitaho, ngo ubwo nashaka ndizera nashidikanya ko ibi bintu uko bigera muri 7 tugiye kubikosora, kuko abagabo nubwo batavuga ariko iki ni ikintu banga nongere mbisubiremo, banga urunuka. Kadusubiremo incamake y'ibi bintu kugira ngo umuntu tutatangiranye neza abisobanukirwe utabyumvise. Icya mbere abagabo banga kutubahwa, icya kabiri abagabo banga kuvuga cyane ariko udashaka kubatega amatwi cyangwa se kubumva, icya gatatu abagabo banga kumugereranya n'abandi bagabo, icya kane abagabo banga gukoresha amafaranga nabi, icya gatanu abagabo banga kutagira gahunda, icya gatandatu abagabo banga kuzana amakimbirane menshi cyane ya hato na hatoya adafite ishingiro, icya karindwi kutita ku isuku no kwiyitaho. Niba ushaka ko relationship yawe ikomera, gerageza wirinde ibi bintu, hanyuma kora like, ukore share, ukande kuri follow, hanyuma tuzabane mu zindi video z'ubutaha. Imana ibarinde, bye bye.